ibyakozwe n'intumwa. Numvishe uyu munsi icyo ashaka ko twongera tukaganiraho, igice cya 27 umurongo dusome nta kibazo duhereye ku murongo wa 42. Byakozwe n'intumwa igice cya 47 dusome duhereye ku murongo wa 42. Abafite birimeze nkanjye ni ku rupapuro rw'150 mu isezerano rishya. Reka dusome. Haranditse ngo abasirikare bashaka kwica imbohe kugira ngo hatagira uwo muri zo woga agacika, ariko umutware utwara umutwe ashatse gukiza Pawulo agwabiza imigambi yabo, ategeka yuko abazi koga aribo babanza mu mazi kugira ngo abe aribo babanza kugera ku nkombe, n'abandi nabo bamwe bagenda ku mbaho abandi ku bindi bivuye mu nkuge. Nuko muri ubwo buryo bagera ku nkombe bose barakira. Imana idufashe cyane, amen. Reka twongere tuvuge amazina yacu. Ni umuco mwiza w'abaganira ijambo ry'Imana kugira ngo babashe kumenyana, nubwo hano tumaze kuba inshuti ariko ntacyo bitwaye, twabaye n'abavandimwe. Ariko nabonye hari abashyitsi barimo, mu bimenyetso bigaragaza ko itorero ryaguka n'abashyitsi nuko baboneka. Amen. Mujye musenga Imana ibahereye inye y'abashyitsi hano ku rusengero. Naho mu rugo urabizi yuko niyo Imana yabaguha wayibwira ngo bubaretse Mana, kuko ntaho ufite mbicaza. Ubundi hari icyifuzo mu rugo tudasengera, icyifuzo cy'abashyitsi mu rugo ntawe ujya gisengera. Ubwo uba muri geto ugasaba, ubwo se aje akarara wabigenza ute? Twumvikane, aje akakubwira akarara wabigenza ute? Sanga umuntu kubona anagiye gusenga ngo Mana ngo abandi barabasura ngo njyewe ntibasura. Ubundi se bagusure ubaha iki cyangwa ubaraze? Ariko hari ibyo Imana ikora igihe cy'abashyitsi kikaba kirakingutse. Iyo Imana iguhaye ibiryo baraza, ubishaka utabishaka. Abashyitsi nabo muri famiye we batangira kukubwira ati uzi kuri wo kwa Muyomba bana kera kose. Ako njye ntabwo ndabona, niba barabatemye bose bagashira simbizi. Urambwira ati ni wo muri famiye, njye nakuyeho kwa papa byahwaniyemo, ariko Imana ishimwe ko ngize abana 4. Urumva hari ngize 4. Hari igini ryaramwawe ryari rizi ko kwaviye baturangije, none ngize 4. Abakomye amashyi buriya barabyumvisha. Njye sinsura, ntawe njya kwereka umwana. Nigeze mbabwira ko hari ibikomere bikira n'ibidakira. Ibidakira umwuka wera araza akakwigisha kubana nabyo. Njye ubu nta mere ifite. Ubu wowe ujya uhamagara ngo ma njye nakuye aha ma, ukazadabibwira ati. Ubwo rero wowe umufite ujya umugurira igitenge buri kwezi ntuyabone, umutetesha ko twe twakuyeho twabuze abo dutetesha. Ariko ubu ni biziye iki? Mukunda ababyeyi banyu, sibyo? Mubiteho mwebwe mukibafite, ko twe twakuyeho dukenera abo twita ngo papa pa
kandi wowe ujya uhamagara ngo pa. Yewe mbega ukuntu byaba biryoshye, papa pa. Kandi ubu umwana wanjye ntazigera amenya nyirakuru, nta na sekuru. Mfite shangazi wa papa wasigaye, mwita mama, nkamwita nyogokuru, nkamwita shangazi mu buryo bwo kwivura ibikomere. Ariko niyo namwita mama ntago ari mama, ni shangazi. Ariko nanjye musura uko nshoboye. Arakuze, ari mu myaka 70, arwara sima n'umutima, ariko Imana iramurinda kugira ngo akomeze abone iterambere rya kisengeneza ke, kuko hari icyo Imana yavuganye nawe. Ariko haleluya, abo twabanye ubushize twaganiriye ku mwuka wera nka Maneko rero umwuka wera yari yaramwongoreye ko atazapfa atabonye abuzukuru. Kandi waracyaba ibyaro, ntabyo kwifubikanye, niwo mupira namubone niwo yambara. Kandi umuntu wasima muzi yuko uko ikirere gihinduka niko n'ubuzima buhinduka. Ariko bwahinduka nta n'ipoma afite mbese cyangwa yarashizemo umuti. Maneko araza akarinda amagara ye kugira ngo abone na kashami kazavuka ejo bundi kavutse. Rero dufite umwuka wera nka Maneko. Imana ibahe umugisha mwinshi. Ababyeyi banyu mubakomereho, mureke kubatera ibikomere no kubakomeretsa. Byibuze ujye umuhamagara nka rimwe mu mezi 3 uri kumuhamagara, kuko kumuhamagara buri cyumweru byarakunaniye, nongeyeho ukundi kwezi, urumva hari icyo bitwaye. Ariko umuhamagare agusura i Kigali, yaragutetesheje agukoresha dede bigishoboka, akunombera ikijumba guhoreza amatara yaguha. None ubu akazi kabaye kenshi ntukimwibuka. Abantu bibagiwe mu rugo batajya kureba ababyeyi babo. Icyo akeneye si ukumwohereza kuri mobile money, akeneye no kukubona. Akeneye no kugira gute? Kukubona. Gerageza mu kazi kenshi ufite ujye gusura mama wawe. Kandi nta mahirwe kuri weho, uziko nta mwana ukuri imbere y'umubyeyi we. Nubwo nawe ugize abuzukuru, ugeze imbere ya mama wawe ubona ashaka kugukurura amatama, nawe unyumvire. Ubu ngiye simufite uwankurura amatama, ariko haracyari ibyiringiro. Ikinezeza nuko nitugera mu ijuru tuzamenyana. Haleluya. Ijuru munsi tuzarigeramo tuzamenyana. Nzareba bashiki banjye mbamenye. Mfite gashiki kanjye na karumuna kanjye bishe nabi, babateye amabuye, babishe nabi, niramwe zabishe nabi. Ntabwo bigeze bakubita ubuhiri mu mutwe ngo bahite bapfa. Nta nubwo bakubise ipanga ngo bahite bapfa. Baravuze ngo izi nzoka muzicisha amabuye, inzoka zicishwa amabuye kuko nizikura zizabarya. Barumuna banjye babarundaho ibirundo by'amabuye, babateye amabuye. Gashiki kanjye icyo gihe kari gafite imyaka 6, kapfuye kavuga ngo mutubabarire, ntago turi inzoka, nidukura ntago tuzabarya. Bashiramo umwuka. Ningera mu ijuru mparanira gukiranuka, mparanira gukorera ijuru kugira ngo nzarebe bashiki banjye, nzarebe na murumuna. Nibambona nabo bazanezerwa ko garafurere wabo yanesheje isi akaba atabarutse. Muhumure,
nitugera mu ijuru tuzagira gute? Tuzamenya. Mu bintu binezeza nuko tuzahumurizanya. Ariko haleluya, iki gitaramo uko turi muba musirimbana mwakizemo 7 wa mugani wanyu, nitugera mu ijuru tuzibutsanya bino bihe. Ariko haleluya, nitugera mu ijuru ibi bihe tuzabyibutsa. Ni naha yanzu abantu wa mujena ari he? Iyi temu ya sari hano nimwe muzasirimu. Nanjye uwo munsi nzataruka muri icyo gitaramo. Kuri sente niho uzaba uri. 7 ari 7 ariko kandi yo naje hano mitambona imigisa. Ndimo nzana umuntu arampamagaye ngo nce hariya kwa Rwahama hari amakekero hari amarangi azasigwa. Ubwo rero urumva muyobozi kwarangaye, nimara kwigisha uranyemerera mite ncaho nge kwitorera amarangi. Iyo naje hano hari ibintu by'ibirinye bita bifunga. Mutunge ibiganza uriya mudamu mubwe Imana imumugisha. Numvisha ari umudamu sindamubona, yamamagara ambwira ngo amarangi uzasiga nayahe. Ndamubwira ati sinzi kuyasoma ariko barayanyandikiye muri Dovi. Arambwira ngo kanyereze kuri WhatsApp mpita nkamusunikira. Arangije ahita anyandikira ngo nayahe mabara uzasiga. Ndamubwira ati nundushya amabara sinzi kuyavuga ariko nimba mari ndajya nkwereka ngo nayangaye ko sinzi kuyavuga. Arambwira ati rero mu bushobozi bwanjye nanjye ndaguhamo 1/2, ikindi 1/2 Imana iracinzira ukibone. None mitamubwira ngo ukorera hehe, hari ibintu mbese nawe ubaza wihuse umenye ko amavuta y'umugabo namuraye none se ubwo atinza mukajya yeshe. Ahita ambwira ngo kwa Rwahamura hazi muri rinye ntayoberwa. Rero kuyo kwa Rwahamura umva sinayoberwa. Nanjye mvuye ibyaro vuba. Ahita ambwira ngo hari amakekero nesha hari uze tubonane. Mtumwe ati nanjye ngiye kwigisha mu Giporoso ahantu hitwa Kaluva. Ubwo rero niyo mpamvu muzasirimba uwo munsi. Abapene mube muretse abapene bazabyinka ikinimba natwe dusirimbi tutaruke. Amen. Imana ibahe umugisha mwinshi. Mbanezerewe, umunezero wanjye ubundenze biba ari byinshi nakavuze muri ngiye muri aka kanya. Nshime Imana ariko mureke tuganire ku ijambo ry'Imana. Imana igira neza, Imana ihindura amateka, Imana iratabara. Nta kindi kandi Imana ibikorera ni ukugira ngo nawe usubizwemo imbaraga. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo ibya Yesu ni hehe, ni ku murongo. Uko mvaho nawe urimo uraza, nuzi uko avaho ubwo nawe urimo uraza. Kanaka uko yigiraho nawe uba wigira imbere. Ahubwo data akomeza abikore kugira ngo twese twigire imbere. Kandi si ukwigira imbere tugwa, ahubwo turigira imbere tugana mu bwami bwo mu ijuru. Haleluya. Kuko yaduhamagaye niyo kwizerwa, tuyifitiye icyizere izadushoboza turangize n'uru rugendo amahoro. Dukomere kandi dukomezanye mu by'uru rugendo mu izina rya Yesu. Amen. Dusomye inkuru z'uyu mugabo witwa Pawulo muri iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Ubundi ni igitabo gifite amateka y'abantu babiri cyangwa se inkuru zigeze kuri 3. Inkuru ya mbere ni izamuka ry'umwami wacu Yesu Kristo ajya mu ijuru. Ariko reka mbabwire mbere yuko nkomeza, bariya bigishwa baherekeje Yesu bahuye n'akaga. Reka mbabwire barakubititse. Uzi ko imyaka 3 bamaranye ari mu murimo w'ivugabutumwa ategura ministeri ziwe. Bari bazi yuko misiyo yamuzanye
ari ukuza gukuraho ingoma y'abaroma akima, barangiza bakaba ibisonga byiwe, bakabibyegera bye, bakagabana za minisiteri. Noneho ahubwo bashiduka, ariko haleluya haleluya, bashiduka yishwe. Nyuma yo kwicwa baheranwa n'agahinda, nyuma yo guheranwa n'agahinda arazuka. Hanyuma yo kuzuka basubizwamo morali, baravuga ngo nubwo yari yarishwe ariko arazutse, ngo abiyereka mu buryo bwose. Nusoma mu gice cya mbere cy'iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, abiyereka mu buryo bwose bw'ibimenyetso mu minsi 40, ngo baramuherekeza ariko batazi gahunda y'uwo munsi. Bari bazi ko hari ikindi kimenyetso agiye kuberekera ku musozi cyangwa kuberekera ku musozi, kuko hari n'ibyo yajyaga akora ari uko bazamutse umusozi. Erega n'ubu twaje hano tuba twazamutse umusozi w'amasengesho. Haleluya! Ngo bamuherekeje bageze ku musozi, mu mpinga y'umusozi, atangira kubaganiriza, abaganiriza babwira ngo nuko bagabo bene data. Kandi ubwo ni kari kuva hasi gake gake, nuko bagabo bene data barazamutse ageze hano ku mabati. Arababwira ngo ibyiza nuko nyenda, ariko icyo mbasabye nuko musubira i Yerusalemu mukaba mu mwanya. Ngo ubwo niko ari kuzamuka yigendera arenga ku bicu. Ndagira ngo utekerereze aba bagabo ubuzima basigayemo. Ubwa mbere yarapfuye ku bw'amahirwe, babona arazutse, none arongera abacitse bareba. Arababwira ngo uko mumbonye ngiye kandi niko nzagaruka. Mbese asoreza kuri aka kantu kavuga ngo nubwo ngiye iyarekeraho, nasoreze kukavuga ngo uko mumbonye ngiye niko nzagaruka. Bari kubivamo. Natwe ikitwicaje hasi ibirayi, ikitwicaza si ukwambara neza, ikitwicaza si ukurira indege n'amaviza. Ikitwicaje ahangaha ntabwo ari ukubaka amazu n'amayetaje. Ikitwicaje aha ni uko umunsi umwe tuzabana n'Imana. Ariko haleluya, ababyumvisha Imana ibaha umugisha. Ikitwicaje aha, kuko niba ari amazu, jya gucuruza wunguke, wibubyete, ubona amafaranga, ujye muri banki uguze, baguha amafaranga wubaka inzu. Ibyo by'inzu ni inyongera muri uru rugendo turimo tujya mu ijuru. Icyo abera duharanira ni uko iyi si tuzesiga tukabana n'Imana iteka. Tukabana n'Imana. Ariko haleluya, ndashaka kuvuga ngaruka kuri ijambo ry'umwuka wera. Iki gitabo ni cyo kigiye kugira amazina abiri, bongeraho n'irindi rya gatatu. Bari bagiye kucyitanga ibyakozwe na Pawulo, ko najya mbatangarize ko Pawulo ni ufitemo ibice byinshi. Bari bagiye kucyita ibyakozwe na Petero, Petero afitemo ibice byinshi. Ariko haleluya haleluya, bari bagiye kucyita ibyakozwe n'umwuka wera. Ayo mazina yose uko ari atatu yagombaga kucyitwa. Kandi mbabwira n'uwacyanditse ni umugabo witwa Luka, yandikiraga witwaga Tofili. Yacyanditse kubw'impamvu ebyiri. Ariko haleluya haleluya, ariko ndaneze iki gitabo Luka cyandikira Tofili zari impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere, abigishwa babanye na Yesu ntabwo bemeraga umugabo witwa Pawulo, kuko Pawulo yahamagawe atumwa ku banyamahanga. Kandi izi ntumwa uko buzuye umwuka wera, bari bazi yuko umwuka ari uwabo, ijuru ari iry'imiryango yabo 12 ya Isiraheli, abazemera guhinduka wa muswari nongenda bibagirwa. Kandi bari bawufuze banawanitse, nababwiye ko ndi buza. Ariko Mana ushoboza ubutasi nzawibagirwa. Ni ukuri kw'Imana bawufuze barawanika. Ndangije ncaho ndiyize. Nerongeze hano hari abasore bari gusirimba. Uko basirimba mpita nkwibuka, mbona naho nawanitse.
kose bawufuze maze n'iminsi mugendana mu modoka ati mufure ndajyaho ntongera kuwibagira. uretse ko no kuntu bihanagura sindabimenya po. Amen. Haleluya, haleluya. Mani shimwe nibanyemeraga. Luka agiye kwandika rero, Luka naramukunze ngo yagendanaga na Pawulo. Bundi Luka ntabwo yari umwigishwa muri babandi 12. Luka yari yariganye na Pawulo. Imana ihamagaye Pawulo areka akazi Pawulo yakoraga, areka iby'indonke. Mwibuka ko yakoraga mu rukiko rw'Abayuda. Niyo mpamvu yari yarahawe inzandiko zarenganyaga bavuga Kristo. Ahangari naho mbasobanurire kugira ngo mubyumve. Hari abavuga ko Pawulo atigeze ashaka. Pawulo yari yarashatse afite n'umudamu, ziriya mpuguro yazikura he? Kugira ngo ukore mu rukiko rw'Abayuda byasabaga kuba wujuje ibintu bibiri. Ijambo rya mbere kuba wujuje imyaka 30. Ijambo rya kabiri kuba wubatse ufite urugo, nibwo wabaga wuzuye, nibwo wahabwaga akazi mu rukiko rw'Abayuda. Yari afite umugore rero yashatse kubera ibiceri Imana. Ubu hari abakobwa bategereje abagabo kubera akantu. Yabona nta kantu ufite akagukuzaho. Adamu yigeze anyataka nanjye Mana. Tuvuye kwandikisha urukiko tugeze Gogos. Nari mfite envelope na Bibiliya, nge nagiye kwandikisha urukiko ndi kumwe n'urugo rwanjye rwose. Envelope yabaga irimo agapantaro n'ishati na Bibiliya yanjye. Ubundi nagendaga gutya ntari bugaruke. Kuriya mwebwe mutarama mwageza saa 12 saa moya mukabona mwakererewe gutaha, njewe numvaga ahubwo twafatiraga munize nabaga mwabasozaga njya heza. Byabaga tugeze Gogos rero sheri wanjye uriya mudamu tubana wanyemeye ahita nyitegereza, arabonye bangaruriye 5. ahita mbaza ngo ariko ubundi sheri ugira konte? Bitavuga ati nababwiye ko sheri atangiye kugwata ibibazo udafite igisubizo uvuga uhumba. Ndakubajije ngo ugira konte? Bitavuga ati sheri rero uko mbona imbere yawe ubu ninjye n'umutungo wanjye wose, cyutambonana ntukimbaze. Ahita mbwira ngo zana n'izo 5 nitanzimu abana nabwo ndaburara. Iyo mbimwibukije ahita mpicyaye. Ahita tihanganisha. Rero Pawulo nawe ariko dushimira Imana kandi mu mutunga ibiganza muvuga ngo Imana imuhe umugisha we. Muntu wanyemeye ndi sakintu. Nje nari nejejwe mu mutima no mu mufuka no ku muryango, ahantu hose nari nejejwe. Ariko amen. Yesu ashimwe. Pawulo rero yari afite umudamu yari yarashatse ariko amushaka kubera umwanya. Icyambere yari afite mwiza wo gukora mu rukiko rwa Kiyuda, icyakabiri amukurikiyeho indonke n'ubuceri Pawulo yinjizaga. Maze gukizwa rero ka kazi karahagarara. Amaze gukizwa ya mafaranga yarakijijwe yabyetaga na za ruswa yakiraga ntibyari bikiboneka. Yari umunyamategeko ngo yarize Pentateuch, yarize ibitabo by'amategeko, yarigiye ku birenge bya Gamaliyeli, universite yari ikomeye, yari umunyacyubahiro madamu wa Pawulo. Ngo Pawulo yari umugabo mugufi ufite umutwe wa deforme umeze ukuntu wasasari, ariko nubwo umutwe umeze ukuntu ikofi ibyimbye ibyo ntago babireba. Nushaka uburesha utya apfa kuba kuri konte hari ikiri. Amaze
gukizwa byose biragenda. Aho niho Pawulo yavuze ngo hari ibyo nirataga, hari ibyo nabonaga nk'ibikomeye, hari ibyo niyemeranaga, hari ibyo nabonaga nk'iby'igiciro, ariko iyo mbirebye muri iki gihe mbona mbimeze nk'ibibambwe, nabyo byanyitegereza bikabona meze nk'ubambwe, mbona bimeze nk'amasi imbere yanjye, kubwo kumenya ubutunzi butagira akagero bubonerwa muri Kristo Yesu. Madamu abonye rero ko byose Pawulo arekuye, acaho aramuyoba. Shimiye madamu utaransize mu gihe byari bikomeye, kandi yari kunsiga akagenda, yari kuba nka muka Pawulo agaca. Pawulo ziriya mpugura hugura urugo azi icyo ari cyo. Uyu rukarera mu rugendo rwa Pawulo amaze gukizwa, Imana ibona yuko ibintu byose Pawulo agiye kubihomba, iravuga ngo Pawulo we ntago nakureka ngo ugende, kuko hari aho uzagera inzara ikakwica, ntago nakureka ngo ugende, hari aho uzagera bakagusekura ugakomereka, ntago nakureka ngo ugende wenyine, kuko hari n'ikijisho nasekuye gihora kinindamo amashyira kivamo inyo, ntago nakureka ngo ugende wenyine, reka nguheruka mugendane. Azajya agenda akora ibindi byo mu buzima busanzwe, ne wamamaza ubutumwa bwiza. Luka ingendo zose Pawulo yakoze yabaga ari kumwe na Luka. Bajya gutikura Pawulo, Luka akahita yitsima, ati niba gutikure ndaza kugupfuka mwana. Muri uru rugendo dukeneyemo ba Luka. Babyumvisha Imana ibaha umugisha. Muri uru rugendo dukeneyemo ba Luka bagendana natwe, kandi Luka ntabwo umubwira icyo ukeneye, we aribwiriza. Ariko haleluya, ndanezerewe. Luka ntabwo akeneye kumubwira ngo nkeneye iki, we arareba akibwiriza, akamenya icyo Pawulo akeneye. Muri iyi minsi Imana yampaye mushiki wanjye, muvuge ngo kagira inkuru. Ubu mfite mushiki wanjye uba i Burayi, ariko nakanaga mfite mushiki wanjye uba i Burayi, ndamushuhuje, ndabizi araza kumurikira. Mwese ubwo urarakaye kutabaye mushiki wanjye, sinkuzi. Burya inshuro zose nazaga hano niyambariraga umukandara umeze kandi ubwo nabwo nari nzamutse mu ntera. Ubundi hari imikandara igura 1000, murayizi, cyangwa 2 baguhenze, ariko gogose kuko tuzo tuyirangurira ni 1000 cyangwa wisa. Ni umukandara uvunikira aho ufungira, cyuka buri yasije kongera ukambara ubundi. Ubwo nari nzamutse mu ntera 800, uyituhindurira gogose ukahita ukubita mu nda, ukahita utarasa, ukajya kubufuka. Nene Imana ihindira rije ejo bundi 2021 mbambuye n'abamasayi, mitanguru wa masayi, nene wo muremure mugenda nawe uzamuka muhinira kuko inyuma sike ajya kwivugira Yesu. Kubaha Uwiteka iyo bifatanyije no kugira umutima unyuzwe havamo inyungu. Yesu ubwo ne kujya kugura umukandara wa 15 ngo harimo ibiro 80 by'ibirayi abasore banjye nakuye ku mihanda bakarya. Ejo bundi nakwezi kurashira ndabwiriza, niyambariye ishati, mushiki wanjye aritegereza, arangije aranyandikira ngo watubwirije neza. Ndamusubiza ati amen, nanjye numva ndafashijwe. Wari wambaye neza, ati amen, numva nangiye mu mwuka. Ati reka ikibazo umukandara wagira ngo ni urutambi rw'itara. Yebawe
kari kandi ubwo nenzi ko nari narabahaye nero nibwo nahise mwitegereza we koko mbona ni danje nero kuvuga ngo amena biranana mitavuga ati yego ahita mbwira ngo genda anyoherereza ibiceri n'ureba nyine urabona wewe udakwiriye kuwambara ariko kuri njye ubu ndumva nambaye nk'imwe y'abaminisitiri angurira 2 ngahe ubu mfite n'uw'umukara niwe nambaye nibagiwe nambaye wa shokora mfite n'uw'umukara harabambwiye ngo nkunda gutanga ubuhamya ndabutanga n'ejo bundi nzaza nanga ubundi ikizakubwira kuri kumwe n'Imana nuko buri munsi gukorera gashi muri uyu wa gatatu Imana igukorera gashi muri uyu wa gatatu Imana ibakorera iki nubona nta gashi uherutse ugize usirimbe cyane urebe ko yagukorera gashi kandi guheruka udakeneye kumubwira ibyo ukeneye iguheruka ugira ihishurirwa amen 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 Imana iguheruka kandi utagira ngo yayiguze ntafite amakuru Imana yabimbwiye 9 bari imyaka irimo nta kwezi kurashira nibwo mbonye imikandara 2 z'icyayi none we ukijijwe ejo bundi ngo byatinze gusohora twe twarakanuye turanahunyiza tongera turakanura turacyanategereje hari n'ibitaraza niyo mpamvu dutanga ubuhamya tuba twibutsa aho yabivuye twe turi mu butayu turi gusenga 9 yero n'umusore 2 nako turimo dusenga numva umuntu w'Imana atangiye gusenga umwuka atangira gutanga ibyifuzo by'abantu bicaye muri iryo shamba ari gusengera numva atangiye avuga ngo Mana umuhaye inkwano yaruhuka gatuza numva mu binkwano sindimo mubasengeye kuko nta none ari bwatangire kurambagiza Mana umuhaye y'inzu Mana muha amafaranga y'inzu numva mu bakeneye y'inzu sindimo n'ubundi ndari ngangi nta ujya yinyishyuza numva navuze ngo Mana umuhaye inkweto nawe yakwambara nk'abandi mpita nibuka ko izo nambaye zacitse munsi ndavuga ati Mana mbabarira uzimba aho ni njyewe uzinkweto zacitse munsi kiba ari ikigeragezo neno hari ugiye usura abantu ugasanga nugukuramo inkweto harimo amatapi Imana ishimwe abakire benshi ntago bagishyiramo amatapi ahura n'inzu yose basigwa bashyiramo amatapi angana n'ameza mwarebanye ko ibyo bigezweho angana n'iki n'ameza ariya matapi yabaga ahuye n'inzu byari ikigeragezo noneho basura zaraturitse munsi rero hari systeme yo gukuranamo inkweto n'isogisi kuko n'ubundi nkweto amasogisi aba yaratabutse amano ari hanze mbese ni ukwambara isogisi urireba hano ariko amano ari hanze mu nkweto rero ukibaza ukuntu uri bukuramo inkweto amano agasigara inyuma y'isogisi ugahitamo gukuranamo inkweto n'iki n'isogisi bikaviramo ikibazo rero haba mu mvura ugira ngo wateye amahina ndabeshye abantu bambaye inkweto zacitse munsi ibyondo birazamuka bigafata ibice inzara ukagira ngo wateye iki amahina mu ivumbi nabyo hagati y'amano mu gihe cy'izuba ubona ivumbi ryazamutse rigahura n'ubushyuhe bigatutubika gusura abantu bikabarekeye abantu bamaniranye inkweto n'amasogisi mwihangane Yesu ari ku ngoma si mwebwe mwenyine byabayeho nanjye byambayeho numva
yarasenze aravuze ngo mana umuhaye inkweto byamubera. ndavuga ati mana nanjye ndazikeneye. mana muha agapantaro yambare nk'abandi. ku mutima ndavuga ati mana ni njyewe ukeneye ipantaro muri abo bose muha n'ishati nawe yambare. mpita mubwira ati mana ku mutima, ariko sinavugaga. nyibonye najya nyitera ipasi najya nkambara ishati irimo umukunjo nkumva uko bimera. numva aravuze ngo mana n'umukandara. mpita nibuka ko ari imigwegwe nahambirije. mpita avuga ati n'imikandara ibiri itabuzeho mana. mpita nirwanaho. mpita mvuga ati n'imikandara ibiri itabuzeho. 2 none ejo bundi nta kwezi kurashe. kandi ntuzajya uburi imbere y'Imana. karabaye nawe nimwongere kuyazana hano. ubu byatuma bampaye isaha yo kwigisha mitamara amasaha 3 kugira ngo muyazane. nimwongere kuyazana, ariko ayo ndayajyana mu ihanga. nimwongere kuyazana mudatuma nica isaha muvuge ngo Imana imuhumugije. buri muntu agira uko yarezwe n'uko yahamagara. ariko n'imikandara ibiri itagize gute. rero Luka yagendanye na Pawulo, ariko misiyo ya Luka kwari ukugenda avura Pawulo inzira yose. Imana ikumpere Luka uzajya ukuvura muri uru rugendo, kandi atari ukukuvura mu ruhande rw'umubiri gusa, no mu buryo bw'umwuka. igihe ucitse intege akagukomeza akavuga ngo iyabanye natwe turima, iyabanye natwe cya gihe, humura Filipo we n'uyu munsi hari ikiri bukore. mama Suza ibuka iyabanye natwe cya gihe. Luka dukomeza mu buryo bw'umwuka, atuvura mu bugingo kandi no mu ruhande rw'umubiri nabwo akatuvura. Shyamba rya mbere misiyo ya Luka yandika iki gitabo kwari ukugira ngo yemeze ba Petero, yemeze intumwa yuko Pawulo nawe yahamagawe n'Imana. mbibutse ko ibitangaza byanditse muri iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa Petero yakoze birangana neza n'ibyo Pawulo yakoze. bishaka kuvuga iki? Luka yandika yaravuga ngo ndabizi ko Petero akunena kuko ubwiriza abanyamahanga, ariko Petero we harya ngo wavuye mu nzu y'imbohe, ngo abitorero bari kugusengera, ngo urangije usohoka mu nzu y'imbohe mu gitangaza. Pawulo wese ntibamufunganye na Sila, bari mu nzu y'imbohe bakaririmba imiryango igakinguka. ibitangaza byabo birangana kandi byose birasa. harya Petero we ngo wazuye Tabita, Pawulo wese ntiyazima yigisha butuka agasinzira akikubita hasi agapfa, nawe akamuzura. ibitangaza byabo birangana. harya Petero we ngo wagenze hejuru y'amazi, wese ko yagenze mukanarigita, iyo Yesu atahaba niwe ari kurahama. burya Pawulo niwe bamutwaye mu nguge bagiye kumufunga, agiye gukomereza mu rukiko rw'ubujurire bw'i Roma. bahuye n'umuhengeri, ngeze aho twasomye ngiye gusoza. bageze mu nzira bahura n'umuhengeri, ngo ingugira sekurira ameneka, ngo bagiye kugwa mu mazi, ngo abasirikare bagambirira kwica imbohe kugira ngo zidacika. ngo ariko Imana ikoresha umugaba mukuru w'abasirikare bari muri ubwo bwato, ngo azana ibitekerezo bitatu. ngaruka ari ukugira ngo agwabize, amwaze. data agira abakoresha imigambi ya Satani. mware umusirikare wari ushinzwe kubaza imbohe, kubazwa iby'imbohe, niwe wateguye uko bagomba gusohoka mu bwato.
igicucu cye kigakiza abarwayi. Pawulo n'abasengera imyenda bakayijyana bakayirambika ku barwayi bagakira. Yandika iki gitabo Luka yacyanditse kugira ngo yemeze Petero n'izindi ntumwa ko Pawulo nawe yagize gute, yahamagawe. Imana igira ibyo ikora kugira ngo n'abatemeraga bemere ko wahamagawe. Mugabo w'abasirikare bari mu bwato aravuga ati hoya mwibica. Ariko haleluya, ngo kandi Pawulo nawe ngo yari amaze kubabwira ngo rega muhumure, ari mu mapingu, abandi bafite intwaro, abandi ni abacuruzi, kuko n'ubwato bari bateze buri mu kazi. Hari harimo abacuruzi, hari harimo amaresitora, hari harimo utubari, hari harimo byose bafungiwe hasi yo mu bwato. Hari harimo abakerarugendo, hari harimo abanyemari, abo bose bari mu bwato. Batangiye kwibaza, babonye ko bapfuye birangiye, ngo umwuka araza nk'amaneko yongorera Pawulo aravuga ngo mutuze mwese, nta n'umwe uri bupfe, twese turakira. Batangira kuvuga ngo ni wa muyobe wakurikiye Kristo, murabona twakira gute? Abasika bati ahubwo mwice izo mbohe birangira hatagira n'umwe uducika. Ngo Imana ikoresha umugaba w'ingabo uri muri ubwo bwato, aravuga ngo ngize igitekerezo. Ijambo rya mbere, abazi koga mwirohe mu mazi. Hari icyo umukozi w'Imana yavuze, muhumure ntacyo muba. Ngo abazi koga birohamo, ngo barambuka bafata hakurya. Ijambo rya kabiri, abasigaye yemwe mwe mutazi koga, ariko nkurikira, abazi koga mwirohe mu mazi, mwoge mufate hakurya. Ariko hari n'abandi basigayemo batazi koga, namwe nimufate imbaho zamenetse kuri ubwo bwato, namwe mwambuke mufate hakurya. Ngo n'abandi bose basigaye ngo bambukira ku bindi bintu utambaza ibyo ari byo. Hari harimo ibijerekani, harimo abacuruza amapine, ngo hari harimo n'ibipine, hari harimo n'ibidomoro, ubwo nabyo babyogeraho. Ngo ariko bose Bibiliya yatubwiye ngo barambuka bose bagera hakurya amahoro. Ijambo nakuzaniye uyu munsi, nakuzaniye ijambo rivuga ngo Imana iracyafite ubundi buryo dusengera. Kandi uburyo bwanjye si bwo bwawe, uburyo bwawe si bwo bwa kanaka. Bazi koga ntibambuke, kandi harimo bose badutangayo. Twarize hamwe narabarushaga amanota, ariko baroga bakabona mbere yanjye. Byavuze murabyumvishe? Ariko nawe nubwo uburyo bujya bushira, uburyo bw'amafaranga ku buzima bujya burangira. Kuri konti ariho na famiye ifite ayandi, ariko ku buzima bw'amafaranga karangira ntagire icyo akora. Abaganga bakakubwira ngo byararangiye, bakohereza ibizamini byawe by'inyama zo mu nda bakase, cyangwa ibyo ku matako, cyangwa izo mu mutwe, bakazohereza mu Buhinde no mu Burusiya. Ntumbaza niba ari na Vietnam, ntumbaza aho babijyana, bakabasubiza ko kanseri yarenze, bakakubarira n'iminsi. Aho ku bantu biba byararangiye, n'ubutunzi bukarangira, ukajya ushonga madamu wawe akureba, umwana akakunanira, bikarangira akakubana ikoboyi, akakubana iki, agatuza kajya karega. Umwana ukumva arakubwiye ngo vie ku mugoroba tuze kuganira. Ibaza umwana akubwiye ngo ku mugoroba afite gahunda tuganire vie, wabigenza ute? None ari utangiye kujya guhamagara akaguha gahunda y'umugoroba ko mugomba kuganira. Abantu bakabona ko byarangiye, ko byashize, umugabo akajya gukubana ikoboyi. Dufite n'abadamu rero babaye abantu mbese ntabwo muzi ibibazo twakira muri biro. Umugabo araza muri biro akicara akahita, Papa Filipo bimeze gute? Papa Filipo komera, ihangane, Yesu arahari. Akimeze atyo, na nyuma y'iminota
15 ayo uri kuvuga yose yashize. Pastor ndananiwe, ukagira ngo wenda bamutereje cyamunara, ukajya kuvuga ngo namurambagije nta na bodaboda iwabo ndabubakira muhigishalo. Ubwite wegekaho umuryango ugashyiraho rido ngo ureke amajwi yagabanyuka, bari ku muhanda batabumva. Tirore Pastor ndananiwe, ati nanjye rambikofe tu. Uburiryo umusomera muri Bibiliya, ubwo se uwo wamusomera ngo ahirwe uwihanganira ibimugerageza? Wamusomera se ngo kuko umwami Imana azatabara uwo mugabo? Wamusomera se ati humura haracyari ibyiringiro? Wamusomera se ngo n'igiti cyaba cyaratemwe kizongera gishibuke? Azakubwira ati Filipo watuyoboye yagiye abisengeye, Charisi watuyoboye ahangaha yaraduhamagaye twicara hano muri biro. Yohana wa mushumba wa undi wayoboraga paruwasi yatwicazanye n'imiryango nta kitandananiwe. Kavuga ati Mana nagiye kera kubusa kabisa. Aho ngaho wananiwe, Imana iracyafite ubundi buryo. Tumbaza ubwari bwo, ariko Imana iracyafite ubundi buryo. Kibazo ufite ntago nkizi. Mana yakundumyaho ngo akubwira ngo iracyafite ubundi buryo. Urabona byaragiye, nta n'uwo wahamagara, warajuriye, wageze mu rukiko rukuru n'umuvunyi arakubwiye ngo ntabwo ndi kubyumva neza, byararangiye, ariko Imana iracyafite ubundi. Imana iracyafite ubundi. Bazi koga bagutanze, bandi bagutanze no kumbaho barambuka bagerayo. Ariko hari ibindi bintu byavuye mu bwato ngo aba gatatu bambukira mu bintu bitandukanye. Nawe ikintu cyawe kirahari, ababyumvisha Imana ibaha umugisha. Ngo haza ibindi bintu bivuye mu bwato. Humuriza ukwegereye, umwijwi rutuje, umubwire ngo humura, ikintu cyawe cyo kwambukiraho kirahari, 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 kirahari. Wakwambukiraho ugakora ubukwe nk'abandi, wakwambukiraho ukagira amahoro nk'abandi, ugatuza ukaba umudamu nk'abandi, byakunda. Ariko haleluya, kaba umwe yaduhaye ubuhamya n'umukristo wanjye, naramuyoboye kuri ADPR Kiruhura. Sengereza umudamu adakijijwe, umudamu arihangana, igihe kiragera arahukana. Kiwabo mu Mutara, geze mu Mutara uwo mudamu arakizwa, yakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Ngo bakora amasengesho, basengera wa mugabo we n'umushumba. Imana irababwira ngo bahaguruke bashaka amajyepfo Ruhango. Bumve ko ari icyo cyerekezo gusa, ngo batere haleluya 3. Zira haleluya mutera ngo haleluya. Abatabizi mujye mubare kujya uyitera unatitire, bicaho byagaci. Imana kureba ibyo ukoze. Hari abashyira muri logique, mujye mureka bayishyiremo. Hari igihe wahabura igini rikaba rizazengeye rigacaho byagaci. bashaka
ngashakisha ngo amajyepfo ndebera umushumba uyoboye paruwasi imidugudu igeze kuri 18, amatorero 18 akubiye hamwe, iwacu tuyita paruwasi, ahagaze n'abamama ngo 3, umugabo n'inda ngo batere haleluya ngo akose n'amwumvishe garaki muze kumbaza n'utama sabantu bagirira hari aho nuba ngo bashakisha amajyepfo ngo Ruhango ngo bumva naho ngaho haleluya ati muyasoze mutaharakishijwe. Murumva ibyo bintu bifatika, ariko muri haleluya Imana iracyafite mu bundi buryo, muri haleluya haracyari mu bundi buryo. Izo haleluya bamaze kuzitera iryo joro ataha yasinze nk'uko bisanzwe, kageze mu rugo atangira gutekereza ku bana be, gatangira kubatekereza ngo ariko ubu ibyubahiro mfite ntari kumwe n'abana banjye, ibyubahiro mfite ntari kumwe na madamu wanjye, no haleluya zatangiye gukora. Imana ishimwe, haleluya zirakora we, ngirira ukwegereye ngo zirakora, ziriya haleluya zirakora. Ko nyirasenge ava i Bugande haza gusura umuryango nk'abana batashye, hari mu Kiyovu atereka njye kureba shangazi, ahageze ngo ni umukecuru wakijijwe kera w'umuporoso, aramubwira ngo mwana Imana ishimwe, tibakanaka na bakanaka barangije urugendo barwanira igihugu, ariko nshimye Imana ko kiriho mu isengeneza wanjye. Ngafata Bibiliya, nawe urabona Bibiliya y'abakecuru ku n'ibikuze, ngarayimuhereza, aramubwira ngo iso yampaye inka, ngarika inka so yampaye zose, musaza wanjye ari we so, ngo zose ziri muri iki gitabo, ngo icyubahiro cyose kiri muri iki gitabo, ngo amafaranga yose ushaka uzaruhashaka ngo yose ari muri iki gitabo. Akubwo haleluya zatangiye gukorera mune rero ngo papa hano yicaye ngakajya avuga ngo ari kubukoko uyu mukecuru ndamucika gute, numva n'inyotisha, tangira kwishirisha musone ngahita yitaba ngo bijyanye n'akazi, ati murumva yuko mu by'akazi kabonetse ndagiye, ngahaguruka agira ngo amucike, mukecuru aramwatigaruka, ngo agaruka kugira ngo atababaza nyirasenge, ngamufata mu biganza ngo sezera, ngakimufata atangira kumusengera, ngo yakoresheje ibyo yize byose ngo yiyakuwe umukecuru biramunanira, umukecuru yamufashe, ngahubwo aramanuka arapfukama, ngashiduka yatangiye kurira, ngo umukecuru arahaguruka mu ntege nke z'umubiri, ngamurambikaho ibiganza aramusengera, avaho yakijijwe. Uwo munsi yakijijwe, umwuka wera nk'amaneko aramanuka ajya iwabo mu Mutara, hamwe umugore yahukaniye n'abana bari mu masengesho, mu maneka ahita arabongorera ati kanaka araje aje gucyura umugore we kandi mumuhe ntarindi, buracyangwa yatse imodoka arajya gucyura umugore we. Bari bafite amakuru avuye mu ijuru, ubu babanye neza, ni umukozi w'Imana, ni umuvugabutumwa, avuga ingendo za Pawulo. Ndaza kuguhuza nawe, azaza bubihera ubwo buhamya, we yabubaha mukabyumva kuruta uko mbuvuze. Imana iracyafite ubundi buryo. Hiya mugabo wawe nawe byashoboka, ubona byararangiye, Imana iracyafite ubundi buryo. Nigeze ninjira mu kibazo gikomeye, muvuga ngo kagira inkuru, dore ko nzi kuyabara ariko meza akijijwe, ajya mu ijuru
Mana twari turi gusangira ambwira ngo ngiye kukwiyereka mwana wanjye uzajya umvuga warambonye umpamye unzi. Ndavuga ati amena, igiye kumpa akazi n'ibifaranga nzajya nyivuga nanjye mfite akazi keza n'ibifaranga. Sinamenya rero kunyereka ko Imana ibyo ari byo naho byari bikaze. Aho nari ntuye muri iyo karitsiye ngiye kumva numva abantu baraje barakomanga, mbona ni abaturanyi bari kumwe n'akandi kana kana k'imyaka nk'irindwi karaza arasuhuza, ati bite ko mutugendereye nijoro? Ati nta kibazo, ati nuko twari tubasuye, twabaga muri iyo karitsiye turi abasore. Barongera ndanabaherekeza, nari maze gukizwa ndi mu muriro wo gusenga ubutayu cyaba, ariko Imana yari maze iminsi imbwenge igiye kunyereka. Sindenze gato numva nanone aragarutse mbagejeje ruguru y'inzu ngo wafatiye umwana ku ngufu. Ndavuga ati karabaye, ibi ni ibiki noneho? Abaturage baba barahagurutse ati wibeshyera murokore wacu. Tujya ku murenge tugiye kwishinganisha, abaturage bati atazanakubeshyera tugende ujye kwishinganisha. Tugeze ku murenge n'ukuri kw'Imana ngiye kwisinganisha, ngezeho bwari bwije ngo ntaho peje hari, barambwira ngo noneho burimo hariya mu gitondo turekurekure. Rero kujyamo ngo burimo hariya, abaturage bose umudugudu wose wamperekeje. Uzi burgiyemo hariya bugiyemo hariya iranyereka kabisa. Opeje araza mu gitondo, kori dosiye, parike, korido, kandi akana barakabazaga uyu niwe Kadogo, niwe wakuguriraga bombo, niwe wakuguriraga biswi. Ibi byonyine gusa nta kindi. Uku ubundi baravuga ngo utaranigwa agaramye agira ngo ijuru riri hafi. Iki cyaha cya viole nta avoka kigira, uburana n'itegeko. Nta nubwo uburana n'uwafashwe ku ngufu, hari amategeko amurengera. Mwana kwa muganga dose nanjye parike diregite, parike niho mu bushinjacyaha harya mu rukiko. Ndavuga ati kandi ibitirika ikigerageza Imana ishaka kwigaragarizamo ibitirika nta nubwo inarara. Akazi icyo gihe gakorwa neza. Nanga batanga buhamya bandenganura bamperekeje ku murenge bahagera, si ukuzuza dosiye se hari iki? Uzuza ibyo bavuga babyandika, nanjye nisobanura bandika, ariko parike bigezeyo mu rukiko. Baba we, hari iminsi bita 30 rero muyikinisha mutayizi, muyikinisha mutayizi. Ku munsi wo kujya gusomerwa 30 jours, kandi umushinjacyaha aragushinja ukajya ureba ko ari aho umuzi, ukavuga ati umuntu twigeze duturana, se twaba tuziranye. Nge nozaga imodoka ese naba naramwogerezaga imodoka hakaba harabuzemo urufunguzo rw'ipine. Ajya ndeba ko ari umushinjacyaha aragushinja ukati n'ejo bundi ukibaza ejo bundi yasigiye imodoka riburamo furashe, byagenze gute? Ariko Imana iracyafite ubundi buryo. Bari abantu bafunzwe muri mabuso, barimo abantu baza amategeko, mwicara bakiga urubanza, barara biga imanza, babasobanura uko bazaburana badafite abavoka. Nge nageraga kuri uwo munyamategeko twari dufunganye, ati numvisha bakwita murokore, agashyira muvuga ko kagira inkuru. Ninjiranye Bibiliya muri gereza, muri sitasiyo ya polisi, ninjirana ninjiranye Bibiliya mba nkubitanye na konsi, ahita kubaza ngo barakubeshyera kuziriki. Umuntu wese winjiye, simbifurije kugerayo, ariko umuntu winjiyeyo bamwakirije ijambo rivuga ngo barakubeshyera ko wakoze iki. Ndavuga ati barambeshyera ko nafashe umwana ku ngufu. Abandi ngo ni bya birokore na Bibiliya byabo bana, bahita banyita izina murokore viole. Neno babagemuye ibiryo saa 6 bari bakigemura, ubwo konsi ahita afata umuntu umwe basohokana bakajya kuzana ibiryo bya mabuso bagemuye, akajya avuga ati murokore viole ngura tujye kuzana ibiryo mwana byaje. Yibeshye wange kuryitabase mu kigeragezo nta wisobanura, cyakoza mu gihe cyashyizweho cyo kiraza kikagusobanura ukaba umwere.
amategeko rero yarangiza namubwira akahita ambwira ngo ati reka weho ni 25 cyangwa burundu. Ati amahirwe nuko impapuro zo kwa muganga zaza zigaragaza ko umwana atagize gute atafashwe. Ati koko mana uku ni kunyiyeretse koko ticyakoza uzitware neza. Ndabona nibwo bwa mbere ugiye kujya mu rukiko, uzajya uvuga baguhaye umwanya, uramenye nta uvugira mu mushinjacyaha. Ibingibi uroko bukurya ukiriza, ibyo kwiriza nta utera imbabazi. Aho mfukamye ku mugoroba buri mugoroba narasenga nkavuga mana ntago nzavuga batamaye umwanya, ariko bazampindirira umwere nzatera haleluya 3 fungwe nzira ko nateye haleluya mu rukiko. Ariko bicaho byagaciro. Urubanza barabisoma rero, muri uko kurusoma nari nagiye ntwaye igitabo cy'indirimbo kuko umutima warateraga ukawubona mu ishati. Mpagaze gutya imbere y'abacamanza, urubanza rero nshuti Theogene aregwamo n'ubushinjacyaha Karere ka Nyarugenge ko yafashe kana kamwene runaka w'imyaka 6 dushingiye ku iperereza ryakozwe na sitasiyo ya polisi y'Inyamirambo. Dusanze niyo nshuti Theogene arenga ibaze uko byakiriye, wibaze nge wari uhagaze aho ngaho. Nateye haleluya ivanze n'inzara, ivanze n'ibyishimo, ivanze n'umubabaro. Haleluya haleluya haleluya. Perezida w'urukiko ngo urongera kuvuga tutaguhaye umwanya, hari itegeko riguhana. Mpita nceceka ndavuga ati kizima nuko nishimye. Haleluya. Babarira umbwira abantu nka 3 ngo Imana iracyafite ubundi buryo. Tubwire data adushyirireho uburyo bwacu mu izina rya Yesu. Amen.